Bingi. Bayita gute? Soni. Simbi Soni. Nese Soni ntago uzi ibikoresho byitwa ibindi byitwa bya Soni. Ni radio ni Soni. Niyo. Bayita manete. Kandi narimbi sariye. Bayita gute? Manete. Ikora iki? Niyo bakinisha game. Niyo bagira gutya. Bagira gute? Gutya yewe. Nawe rero uri umwarimu uragoye meze nk'umwarimu watwigishije witwa Ntuzi. Nawe navuga. Tugiye gukina. Agiye kwigishwa baki? Agiye kwigishwa baki? Uko baki? Na. Uko baki? Na. Bagiye kunyigisha PlayStation. Bandes ninjye. Uyu mugabo wanjye. Agiye kunyigisha gukina. Kubera ko iyo ndi kubona ari kubikira mbona yishimye. Ese undi mwishuru fatute. Yese ndiga. Wajya mwishuru waruzwe. Fata gute abantu muri comment twiganye barabizi nabaga wa mbere. Wowe wa mbere. Sandarahe. Guys muri kwana ni mu bivuga abantu twiganye ahantu nabaga wa mbere. Ariko ari naho nageze sinakomeza kuba wa mbere. Ubwo uri buvuge ko ntabaye wa mbere tuzaba twariganye. Wowe bakangahe? Nabaga 42. Kuri mu banyeshuri bangahe? 47. Banyigisha ariko gukina ko kunyibutsa ibyo mu ishuri ni ushaka nsubira ku ishuri nsubizayo nzajya mbo wa mbere. Guys mande kwikina kano kantu rero kumva akanesha umutwe bikabo ugasanga ari aho yicaye yatumye umutwe urenda kumeneka ngo ntagashaka ko nikinire kandi ubu bukima muri ese mu buzima bumva iki cyo kurya mu bundi tuvuga oya nuko iyo ari gukina bino bintu ntago nyitayeho no kwitaho surajya ngo nshaka kunyitaho ukakomeza umvugisha ariko iyo uri gukina bino bintu brain yawe yagiye muri brain tuganirira mu Mbere. Okay hari cyo bitwaye ngiye nimbimenye tuzajya nanjye dukina uzukura rero ibyishimo nzajya mbikina ni mukina nanjye nzajya njyamo nzajya njyamo. Okay I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play, yo, what's up, Ntibyari? Hello guys, mumeze mute? Twe tumeze neza, ni Blesso family. Mumeje kubashimira support yanyu, mukomeza gukora subscribe, urukundo rwanyu natwe turabakunda. Uyu munsi rero tugiye gukina PlayStation. Gukina nande? Kina nande? Urayizi? Bagiye kunyigisha. Wavuze ngo uyu munsi umugabo wanjye nkunda. Nyine uvuga ibyo ndikubwira. Uyu munsi umugabo wanjye nkunda. Tangira intro kwanza. Hello guys, welcome again to our YouTube channel, Blesso family nko mutureba. Witwa nde? So nitwa Uwase Diane, mama Blesso, papa Blesso. Uyu munsi rero tugiye gukina. Agiye kwigishwa baki? Agiye kwigishwa baki? Uko baki? Na. Uko baki? Na. Bagiye kunyigisha PlayStation. Bandes ninjye. Uyu mugabo wanjye. Agiye kunyigisha gukina. Kubera ko iyo ndi kubona ari kubikira mbona yishimye. Aseka amwenyura ndavuga ati nanjye banze bira bintu. Ari byiza. Ikintu cyatumye mfata umwanzuro wo kwigisha se. Nuko mba ndi kwikinira ndi muri mood nziza ndi gukina. Nayi gukura. Ugatanya ngo se ngo ngewe ngiki birabira. N'ubundi ntanubwo ntakunyigisha ko ntawe bimenye. Fuko oya niba utabimenye niba udafite umuhata wo kubyiga ngo ubimenye ngira tubyibone. Oya dukine bebe. Ntago ngiye kwigisha nyine turakina imikino ibiri. Ariko ndebe ko wabimenye. Ese undi mwishuru fatute. Yese ndiga. Wajya mwishuru waruzwe. Fata gute abantu muri comment twiganye barabizi nabaga wa mbere. Wowe wa mbere. Sandarahe. Guys muri kwana ni mu bivuga abantu twiganye ahantu nabaga wa mbere. Ariko ari naho nageze sinakomeza kuba wa mbere. Ubwo uri buvuge ko ntabaye wa mbere tuzaba twariganye. Wowe bakangahe? Nabaga 42. Kuri mu banyeshuri bangahe? 47. Guys mukuri twe tubabarire mukurikirane ino video nawe utazi gukina ushobora kwita ngiye kubigisha mwese hamwe n'abandi bantu batabizi mbere yo ibintu biruhura mu mutwe ari igihe cyo mu mutwe bikina wowe ukina utabizi nyine ndabikina ntabizi nkapfa gukina n'amarobo
sara bara amarobo oya ni ngaho utanabiza wowe ugiye kukwigisha sibyo okay. Nta kintu uzi wibeshye ntari basi nabyemeye nose ukiri kuvuga ngo ngukina na wowe wafata presentation mu gihe udahari nuko iyo udahari ngira umurongo nabicana nkabikina alta ntabyo wagiyemera guseba ega guseba ntacyo bitwaye ntago nshaka guseba kuri kamera wowe urashaka kwigaragaza nk'umuntu ubizi kandi ntabizi nta kintu kimwe uzi yego ibintu ntabwo ari byiza mu kwiyemera mu muco ntabwo ari biri mu muco kwiyemera ni byiza kwiyemera ni byiza ubu ngubu rero abantu ushobora kubabeshya ubundi abantu barabyiba udashobora kubabeshya ko simba bwije ukuri ko nabagwa 42 aho simba bwije ukuri wenda ho ariko hari naho nabaye wa gatatu aho birashoboka umva nyigisha ariko gukina ko kunyibutsa ibyo mu ishuri niba ushaka ko nsubira ku ishuri nsubizayo nzajya mbo wa mbere guys dukomeje kubashimira abantu bakomeje kudusapotinga Blesso family so uyu mugore wanjye ikintu gitumye ngiye kumwigisha ni ukuntu ajya ntesha umutwe mande kwikina kano kantu rero ukumva akanesha umutwe bikaba ugasanga hari umuntu yicaye yatumbye umutwe urenda kumeneka ngo ntabwo ashaka ko nikinira kandi uri gukina muri mu buzima wumva iki kiri kukurya mu bundi tuvuga oya nuko iyo ari gukina bino bintu tuvugisha ukuri ntabwo abanyitayeho tuvugisha no kwitaho se uragira ngo nshaka kunyitaho ukakomeza umvugisha ariko iyo uri gukina bino bintu brain yawe yagiye muri brain tuyatuganiriramo namo imbere hari icyo bitwaye ngiye nimba imenye tuzajya nanjye dukina uzi ukuntu ari ibyishimo nzajya mbikina nimukina nanjye nzajya njyamo nzajya ujyamo guys tangira rero bebe katubane muri iyi video wowe ushaka kumenya gukina PlayStation bana natwe wowe ukunda Blesso family bana natwe mugerageza muri video yose muyirangize mugire ubutepe nimugire ubute murabizi turi abantu beza sibyo asobanura barabizi ko turi abantu beza cyangwa baba bari aho gusa barabizi n'ukuri barabimenye ariko ngiye kukwigisha se abatabizi bakadusapotinga tukomeje gushimira abantu bakomeza kudusapotinga turi almost 12,000 subscriber kuri YouTube so urumva ko ku bantu badukurikira kuri TikTok tugiye kugeza almost 40,000 kubera kuri tugiye kugeza 5,000 urumva ni support ikomeye cyane tubashimira kuri Instagram 4,000 nibyo tugiye kuzuza kuri Facebook ati ko ari 5,000 kuri Twitter sumushenze kuri WhatsApp stati yabirebwa n'abantu bangangiye ni 10 twagiye abantu se babagiye baranyanze twagiye sibyo ngiye kubanza kwigisha ibikoresho bakinisha sibyo ngiye kwigisha ibikoresho bagira gute bakinisha iyi ngiyi bayita gute Sony simbi Sony ntabwo uzi ibikoresho byitwa ibindi byitwa bya Sony radio ni Sony niyo oya ni Sayona none se Sony akubibe namana yani uzi ko uzayonsebya wowe nguse byese gute kandi umajije izina ry'iki kintu bikabyanditse Sony ni Sony ni company yitwa Sony ariko ikora n'ibindi bintu bitari ibora bakita gute bayita manete kandi narimbiza ariye bayita gute manete ikora iki niyo bakinisha game niyo bagira gutya gutya yewe nawe rero uri umwarimu uragoye meze nk'umwarimu watwigishije witwa Ntuzi nawe navuga okay nuvuga ngo iyi manete niyo umuntu akinisha bikumva nuvuga ngo kugira ngo abantu mbibereke sibyo ngiye gukoresha telefone noneho mbibereke sibyo ngiye gukoresha telefone yanjye yerekana muri kamera hano narwaye ibicurane Yesu umwami n'igitone twagiye ikintu ngiye kwifatanya n'amaboko abiri manya data iyi niyo nakunze gumane ntacyo mara gutya ufatanye nk'ugiye gukina twagiye wirebamo wireba ahangaha wireba ahangaha si nk'uyu muntu koko ibi ni ukugira ngo
shyiramo hariya ye kiremo iki se utaramaza no kumenya bino bintu ko ndumva kwigishwa bukora. Okay, tuvuge iyi manete niyo bakinisha sibyo? Ni ukuvuga ngo Ruswe gabanya amajwi aho ngaho. Iyi manete niyo bakinisha bikumva. Ni ukuvuga ngo tuvuge tugiye gukina football kuko njye nkunda gukina sibyo? Urabona aka ngaka iyi kumva let's fatira gutya mwereke iyi ni direction nuvuga ngo n'utuma ugera mu voma ugenda gutya sibyo? Iyi aka ni pass no pass umukinnyi wanjye cyangwa w'abandi waje baseremane wabanditse gute? Wanjye twagiye we komeza iyi pass iyi ni tackle shawapi kabisa tackle mu kinyarwanda ni tackle yande bagenda ngo bagaserebeka bagato ni nk'utumaniyeri mu kibuga. Oya okay komeza tackle yaserebeka aha ingiye ni shot gukubita ishoti akajyamo igitego apu ngiyo ni tropa ni ya pasi igenda gutyo mva imwe nziza bagenda gutsinda ica mu bantu gati igenda ugiye gutsinda igitego. Kuvunana ni he bebe? Kuvunana bibirimo siko kumva utungutu aka naka ni utuntu ukoresha wihutisha option option ni hano ndi kukubwira hano kurusheya kumva kurisha njye nkubwiye hano duhereyemo hano hano ntabwo ndi hano ukanda hano mbese kumva ubwo urumva ikibuga cyose umaze kukimenya cyose utungutu ntabwo badukinisha bakinisha tuno uswanaga ndukinisha ukina na se ryari wowe ukinanaga nande nyine cyagiye bebe muranesha umutwe niba udashaka kwiga umbwire. Okay twagiye so ngiye kuyatsa manete sijya? Nimara kuyatsa kugira ngo twereke abantu ibintu ari gukina tutabyerekana gutera ntabwo naba mbizi kandi tugiye guhita tubikora tugiye dufata iyi kamera tuyihindukize kuri televiziyo sijya? Cyangwa se dukoreshe iriya dukoreshe n'iyindi birashoboka? Uvuga ngo dushobora gufata iyi kamera tukayisetinga gutya ikatureba noneho tukajya twerekana n'ibindi haraheri sibyo? Guys kadusetinga kamera neza